noneho harahera kongotse ibyabaye kuba Besto. Ya video yongeye kugaruka ngo hari uduceri twinshi cyane ngo twoherejwe n'abakinnyi bamwe na bamwe twoherezwa mu Mongolia. Ngiye nshaka kubwira abantu baba star bakomeye hano mu Rwanda. Ngewe ntabwo nari nzi ko nkomeye kwa Gasuko nk'umuntu wacakiye video bwa mbere na mbere akagira icyo atangaza ngo hari uduceri twinshi twoherejwe. Ndimo ndicara nkongera nkatekereza nkabona rwarwo nabonye hagati y'amaguru ya Merine ngo aba Besto barimo baratandukana baracangura imitungo ngo bari barahuje n'amakonte bijya gutangira kugeza igihe anyandarika mu bantu bose. Usko buryo umuntu amenya agaciro k'umuntu ari uko agiye we ati rero butuvugana ndi mu buzima bw'undi mugabo. Cyangwa kumva amabwire se yashaka iki naramutaye nyine ngo he rero Scoop ejo kagiye kuri banke murirayo na Nyambo na wa mu Besto wiwe Shabara karanye bari barimo kuvangura umutungo. Ni nyuma y'igihe kinini abanyamakuru batangaza n'indebakure zigatangaza zikavuga yuko iby'urukundo rwa Titi na Nyambo byarangiye ngo Besto na Besti byashwanye cya byaturitse bikajya hanze. Nini banyi regire ne abahungu munyamwibaza n'umukobwa mutuzi he yagera bagakomeza kubihakana babyita ibihuhana ndetse na nyirubwite Titi Brown ubwe bwite yarabihakanye aravuga ati ibyo bintu biri kuvugwa nabyo nzi nta n'ikintu ndabona. Nyambo nawe akabitera utwatsi inka data turashize none si ibyo tubabwira. Ariko ku mugoroba w'uyu munsi wa none nibwo byaje kugaragara yuko iby'urukundo rwabo nta n'akanono nta n'akantu kakirimo wagira ngo nta kintu bigeze, aho abatandukanye bari kugenda bavuga yuko ngo ibyo bita gucangura umutungo no gucangura konte ngo byatangiye kugaragara. mu by'ukuri ndimo ndagerageza kwinjira mu mushinga wo gushaka kuki utinya nyine wagushakira umugore hano. Ngaho bagiye kuri banki imwe mu mujyi wa Kigali ngo bagashwaniramo indani bari gucangura amafaranga induru zikavuga ndetse umukozi wa banki ngo wabakiraga kijujuta. Abahungu n'abakobwa bo muri iyi myaka mana we munyibuke menya guhangana n'utuntu dutoya. Ibi bintu bikomeje kugoranaho nyuma yaho Nyambo yagaragaje umusore ngo bari kwifotozanya avuga yuko ari we Besto mushya, ariko ibintu bikanga kumvikana neza abantu bagakomeza kubyita uruntu. Aho bivugwa yuko n'amavideo ya Nyambo amwe namwe ngo yagiye akubitwa wuncece n'abakinnyi hamwe bagiye bavuga n'undi musitari tuzi bita Zaba, ngo ayo mavideo menshi cyane bavuga yuko rwose ngo atari imwe atari ebyiri ngo yamaze kwakirwa n'umugabo bita Gasuku Jessica wa Mipango. Ngo niwe wa mbere wari ufite oda yo kuba yasohora ayo mavideo akayasakaza, dore yuko akimara kuyacakira yahise avuga ati amavideo ya Nyambo yasohotse. Ngo bamara kumupfumbatisha cyangwa icyo bita kumutamika agahita hakana kerura akanagarama akavuga yuko nta video ya Nyambo yigeze abona kandi ari we wemezaga yuko ihari. God have mercy upon us. Ibintu bikomeje kuba urucabana n'uruntu aho Nyambo noneho yagiye kumugaragara akavuga ati aka kasore cyangwa aka gahungu ngo karanarangaga biteye ubwoba, aho bivuga yuko Nyambo nawe ngo yagiye ahemuka kenshi na kenshi cyane yuko benshi bavugaga yuko ngo yacaga inyuma uyu muhungu nawe akihangana, dore yuko iby'aba Besto byari bikomeje kuba ibindi kandi binakataje ngo iby'ubukwe byenda kuba ama invitation bari kuyategura benda kuzayasohora, ibintu bikaza kwanga ubwo hanyuma bakajya mu gahinda cyangwa se mu bintu bijyanye cyangwa bimeze nk'ikiriyo byo kuba batangira gushwana. Nyambo akitambariza wuncence ariko anacuruza, dore yuko iriya modoka ngo afite itaba yaravuye ngo mu gukora cyane nk'uko benshi babivuga. ubwo bugambo bwawe nta kintu uzamara wavumu w'Imana yahaye. Amakuru nahawe n'umunyonzi yuzuye nuko yambwiye yuko izo video za Nyambo zihari 100 ku rindi, ndetse ngo hari igihe zizanajya hanze nuko yazinkubitiye akazinoshera agahita yigendera. Ibya Titi Brown na Nyambo bikomeje kuba gaterera nzamba, dore yuko hano hanze abantu bari kubota bikomeye cyane. Nyambo wa wundi wavugaga yitonda mwari muzi ubu yasaze yasizoye,
ameze nk'inka yica. Nk'ibisanzwe ni amakuru akomeje kujya hanze acicikana hirya no hino, dore yuko ku munsi wa nijoro cyangwa amavideo yasohotse, amajwi yasohotse nijoro, hari harimo amajwi ya Nyambo rwose ubwe bwite, byumvikana yuko ari gutongana bikomeye cyane, kandi koko wanabyumva kumva arimo aratongana. Ikindi akongera agira ati uyu muhungu rwose twaratandukanye, yifitiye undi mugabo rwose, ubuzima bwanjye nabukuye mu maboko y'uyu musore cyangwa y'aka gatipe, hari undi mugabo ufite. Titi Brown nta kintu aratangaza, we yabaye acecetse nta gupanika, yarabyihoreye. Amakuru ahari rero ni uko itandukana ryabo ryamaze kuba official, rirahari. Hanyuma ibindi bikomeza kugenda biza gake gake, gusa gutandukanaho byamaze kurangira. Abantu benshi bavugaga yuko ari udupuranka bari gukina kugira ngo batwikire ngo filimi yabo bavugaga yuko benda gukora, ariko noneho urabona yuko byarangiye. So kora subscribe, manuka hasi gato ukore subscribe, hanyuma dukomeze twagura umuryango, ari nako dukomeza kuryoherwa na show nyinshi zigiye zitandukanye.